mwaramutse abantu bahangaha mwaramutse muti yego kuko tutarateka n'icyayi ndwara yongeye kuzana ndazindutse cyane sibyo by'abayobozi se nazindutse ni amahoro nazindutse ndeba hano mu mudugudu harimo ibibazo ubwo rero kubera ko byabyana nuko bimwe ako ubundi birabyana siko mba numva ko nyine hano umuyobozi cyane nta n'ikintu nabikoraho ni ukuvuga ngo urabyumva aho ngaho hazamo kubaganiriza kuko ntabwo ujya ku ruhande rumwe cyangwa ubogamire ku rundi nicyo kivugwa umuyobozi ntuzuzabaganiza kugeza ryari mbese wagenze ute nyine kurera ko ari uguhozaho asundi mwazayifungisha baracyari abana oya ntabwo wahita ufata aka kanya umwanzuro wo kubafunga buriya za kuwamvukana nabyo cyane papa wabo ntabwo wahita ufata umwanya wo kubafunga ko urabanza ukabaganiriza inshuro ya mbere iya kabiri iya gatatu kereka iyo ubonye byananiranye nibwo ufata umwanzuro umeze gutyo yego kandi ibyo bintu byakunda oya njye nabashyira ku murongo nubwo utambashakira ikintu cy'ikidose bagahita babafunga oya none uwo ugiye gukora amakosa oya byazagaruka byaramenyekanye urumva ugiye kubashakira dosiye kandi atari ko bimeze icyo gihe ko bitumva icyo gihe iyo ubuyobozi busubiye inyuma bugasanga nawe warabahimbiye icyaha kidahari nawe urahana none se ubundi reka nkubaze ubundi ko nakikubona muri gahunda zo mu mudugudu no ku murenge byagenze bite uzi se impamvu urabizi ko nawe imaze iminsi mugiye nyine ku bintu bya mama ku burwayi bwe nta n'akazi nari mfite kandi naroga nyine amafaranga nahoze ngushima ko uriho witwara neza ariko ndabona utangiye kugenda untenguha pe ndabona ugenda untenguha nari maze iminsi ndi mu burwayi bwe nkashaka nyine n'ukuntu natwabaho subize ko nta kazi mfite se nabaga nabonye n'uturaka nkagenda ugasanga nyine birahuriranye ntaranataha ibibazo byawe byo ni byinshi biba bigoye ariko rero wisubireho kandi uhinduke kuko utangiye kugenda uragenda utangira untenguha oya muyobo humura rwose humura njye ndamutse ubundi mbonye akazi byose byagenda neza wajya umbonera kure kandi ikindi na mama ari koroherwa nzagenza rwose ntacyo ubwo ariho yoroherwa yewe hano ku murenge wacu bari bahoze bavuga ko hari umukozi bakeneye ubwo nayo ngize ngo nze nkubaze niba wagenda ugakora ako kazi wivunika ahubwo ni akahe ni akazi ko kujya wishyuza umutekano kuko nagakoze ahubwo kabaye bahemba angahe nizere ko hariho amafaranga yarimo uzagenda uvugane nabo uko muzajya mukorana nzavugana nande rega n'ubu bazi nzakuyobora nkujyaneyo cyangwa nk'ino numero yabo ugende muvugane ndakuyobora ujyeyo twajyana mbese muracyari muri bya bindi byayo rwose ko nsigaye mbona harigeze ikintu cy'ikirofu kiri aho ngaho wabaye imbwamani wewe ariko nabaye umwana mwiza akareka ari ukuri imbwamani hano usigaye uripanje reka ziriya boro urazi ziriya boro nta kindi kintu uzakwiye gusa ugiye kuregereza izina ry'imana ese ubu tumazemo imyaka ingahe nyine niyo kwa kundi bavuga ngo iminsi 40 y'igisambo ntabwo ushobora kuba iyawe itarajya ariko umunsi yageze nta minsi 40 ziraba rirengeza abantu basanga iminsi y'igisambo ni 30 cyangwa 40 arizo nirengeza uzagenda kuri style ngo utabona rapfa se iminsi ngahe mwana uvuye muri genge niba utangiye kunzanaho ibintu bya danjo nyibwirishwa ngo iminsi yanjye ni 40 ahindutse iyo narigiye skuru nzamwicarira hano nanjye ndi skuru abizi ndi umwana umeze neza urakiga kubise nabireka barameri nabicara mama no vacancy ni muri vacancy nyombe ari byabisazi ko hakundi nibereye muri job zanjye kwishuri ntabwo kibayira urumva se byabura ntabwo byabura professor man birazira ko asikati
mani buriya buzima ni woje. ushobora no kurangiza ugatubona job nzima kandi nta muntu agora ese job nzayo nese ubimbo nayo ndi kujya mu muhanda usibye nkawe twafatanya kugatubura ntabwo bigaragara akareka ariko imirimo ko irabora yikubita ikintu cya mbere gihinduka n'umuntu ese umwangi bayi umuntu utarabaye umukarazi kareka ni murahinduze n'ukuri n'ijisho nyine biragaragara ko ryahiye igushya ndwaye amaso ariko no mu rugo barabizi ntabwo amaso ndwaye amaso mani wese weho ubu so umaze iminsi ngo bivuyemo so wanyinjije muri game ndabura umuzana ngo n'abajama bawe sinari umwana mwiza se none maze kumenya life nziza utangiye kunzanaho ibintu byorofa wanembivemo akareka mani ikatiye utangiye kwiyitaho witekerezaho wiyicarira ibintu byazagara nyine naye ko nayigiyemo hari icyahindutse hari icyo ubona cyahindutse kuri njyewe ngaho ureba iyo ucomo uyu muntu ukaba wiruka usiganwa n'umuhoro tumujugujugu ubu ntabwo twe abantu bagenda n'imihoro no gufata akaba hano muri uyu mujyi hari umuntu arabona ugenda mu muhoro urabona ino n'ubu mfite nahushije nyanjo wowe nyine wiba ingegera wowe ujye wiba abantu ubona b'abasirimu ku buryo nawe kwirukankanya wamusiga ikibazo kujya kuri umuntu ufite n'umuhoro utambuka aramuha ubona abantu bose biri gutambuka nta kibazo bafite bafite ikihe kibazo ushobora kuba utayibona aho ushobora gutambuka buri muntu wese agafite ahita akabika n'ubwo wagiye kuzana agatelefone kose ati telefone ko mbona nasa kahambira ntatsinde n'izindi mu gihe ngese tsigenza hano ukabika fone nabona nuko firigo ari nini ndikubona ko utapfa kuyishyikira ako buriya nayo ari akantu gatana nabi abikopike si kano gafirigo kanyu nkashakira isoko tangiye kunzana ibintu bya danje ndaza kumbana n'abagiriye impuhwe se ngo nuko turisha ingo zanjye ahantu uciye hose kano gafirigo kanyu nshaka nabona agashakira isoko nyine hanze mvine kuvuga abantu uciye hose usanga no mu muhanda uri gafite mu ntoki agafone ahita agashyira kijama cy'inshuti yanjye bro waragiye haza ikitipe kigusimbura kandi muranaziranye cyo kano gafirigo nuko gashakira isoko twanagatwara muhari muryamye munarabuka ubu ngubu twatugana wicyo nkamurabura akaza kugatwara wasubiza amaso ugasanga kabuze ibyo bintu ntuzabitekereza nabitekereza si wowe wanyigishije akazi uko gakorwa se urabizi nyine ko nakwigishije aranyigishije urakuba nkurenze ese mu bwa mbere ubonye umwarimu wigisha umunyeshuri bikanya yabaye minisitiri kandi mwarimu wamwigisha akaba asigaye anamuyobora aba ari gake nyine ntabwo ari gake utaravukiye mu kiyobozi n'ibikunda ese meri wanjye ngewe ubona ari umusivile ntabwo ari umuyobozi ariko nyine mani ziriya boro zikatira ukajya mu buzima busanzwe ukabyuka mu rugo ukinywera akabuyi k'ababyeyi agaki akabuyi k'ababyeyi agakoma kumva wigi fucking man ngewe ku gikoma ngahe ubyukira ku ifege fige man fige niyo ya mbere kandi urabizi nikwebera waramutse nese werekeje hehe muri iki gitondo nari mbyutse njya hano haruguru umuhanda kuba ncangamo nyine mu gasima ariko ibaze ugiye gucangamo ku gasima muri iki gitondo aho niho muhera mujya kubibirara aho niho muhera mujya kubibirara mbere ubona zitageze ubu ni mu gitondo kare ibaze saa mbiri aho wabyutse ukorera uturimo mu rugo ushaka utuntu twaguteza imbere ubyukiye ku gasima mugiye kwirirwa mwicarayo hariya mukina urusimbi mugira gute uhura n'ababana bananiranye biga mu rugo tantine ibintu bari kubikurikirana nanjye tantine ntabwo wamufasha ntabwo namufasha kandi aba ari mu kazi ke dore niho muhera mugiye kunanirana muri uyu mudugudu mbyutse muri iki gitondo njya kureba ibibazo biri aha hepfo hariyo ingo zananiranye none nawe ngo ugiye ku gasima mu gitondo sinakubujije kugendana na Fabrice ubwo niwe ugiye kureba iga Fabrice nareba ibye n'iniga yanjye mwagerageje mukabana beza kuko bategura ejo hazaza habo hari icyo tubaye turi abana beza oya muri beza ariko noneho mwarusha imico yanyu imaze kurambirana ni wowe na Fabrice mwagiye kunywera ibitabi hehe nimwe muriho mukina urusimbi nimwe mushishikariza ibintu hari ibintu numvise ngo mukina ngo sinzi ngo ni ibiki bibahereza amafaranga mushukana gusa
agafege nari yako ni gake aho ntabwo tukigakoresha cyane ni nimwe mu cyumweru muraza kubishima rero nimba atangira ikirego hano nimba atangira ikirego bakabatwara ku murenge muzaba mugowe ibyo nibyo wumva wifuza ntabwo wabikora nawe ibyo nibyo wumva wifuza mubona memba mbona muciringa buri munsi nirwa nkugira inama ndakwinginze basi babarira mama wawe ndakwinginze reka ryo tabi reka Fabrice kuko Fabrice nagafite imico myiza sibyo wenda itabi narireka ariko Fabrice abo namureka ndetse uzareka itabi gute kandi wumva na Fabrice arikoresha Iga nta kibazo agafege nari iri kugafiringa wumva amafaranga yo kuriguru yakura he ku myaka yawe uyakura he ko nta kazi ugira ibiceri imeri yabifite turamucomora gake umva rero aho mugiye guhera muba amabandi uyu munsi uratwara mama wawe ejo uzareba umuturanyi kandi ibyo ejo ndi nahoze ndimo batandukanya na bari abantu bavuga ko mwabibye uranyumvira gerageza kuba umwana mwiza basi gerageza kugafege no ku rusimbi gake ariko ntabwo ibintu byo kwiba ntabwo oya urusimbi nirureke kuko ntirwemewe muri iki gihugu ntabwo rwemewe sibyo ntabwo bajya batubona nyine oya turabizi ni mu rureke kwihisha nyine ubwo n'igihe muyobozi ndaza kubakorera ntuzi ndaza kubakorera raporo rwose babajyana bashaka kujya iwawa ku myaka yawe nawe bahita ushwana na meri ndabizi ntabwo ikibazo ngende mu nshingano zanjye ndi mu kazi kanjye sibyo gerageza nawe ureke ibiza kuguhuza n'imico mibi biza gutuma ujya ahatagomba kuburi sibyo gerageza kuguma mu rugo ukora uturimo two mu rugo ubwire mama murebe ibyo mufatanya gukora na tantine mama yagiye mu kazi yagiye gushakisha mu gihe utarabona aho werekera ariko ube nawe woroheje sibyo mu rugo ntacyo gukora cyari tantine mbyuka ibintu hafi ya byose abishoboye ntacyo gukora wanakwicara mu rugo ukareba n'izo filime wajya no kuri interineti ukareba uko abandi bakorera amafaranga kuri interineti ibintu nk'ibyo bya interineti twicara mu rugo ngo ndareba filime reka naba mumbya mu rugo nkoresha umuriro aya mafaranga yo kugura megana yagura ifege yageze uce bugufi nyamuneka kandi muranga ngewe ndabakorera raporo ndabandikira mugende murajya hariya dukora nawe uri umuturanyi wacu mugerageze rero mwitware neza sibyo turaza guhinduka nabi uyu mwaka nturangire mudahindutse hatagaragaye impinduka turagerageza ntareba n'ubundi nta kintu gutya tumeze twaba tumeze neza tuba twakarabye ntabwo tuba dusa nabi ntabwo ikibazo ari ugusa nabi muse neza no mu mico no mu myifatire iyo umuntu nta disipurine afite n'ibindi byose biba byamaze kwangirika disipurine turayifite arumva hari umuntu twarwaye nawe cyangwa tumutuke n'ibyo byose rero biraza kuziramo turakanywa turagenda n'ibyo byose biraza kuziramo ntabwo twebwe tugira urugomo rwo kuba twabangamirana ugerageze mwitware neza pe muhindure niko kaba kanze kukavaho n'ibyo byanze ariko ibindi byose tuba turi kubikora neza ndumva rero unanije ndumva basi inama nkugiriye ejo tuzongera duhure twongere tuganiremo ariko nzasange hari akahindutsemo kuri wowe sibyo nta kibazo kujya mu rugo ntari kubyuka mu gitondo ngenda ndaza kubigabanya nayo mfitanye gahunda na Fabrice nyine ndabanza murebe ariko ejo nzajya ngerageza mve mu rugo nka nyuma ya saa sita wenda aho ni sawa noneho ndumva ikiganiro tugiranye nibura kikugiriye umumaro reka njye kureba abandi hano haruguru nabo ndebe uko bimeze sawa murakoze nabi ese kamamagaye kandi barambaza iki Yes vie ni byiza ndi mu rugo ariko ndi mu rugo nta kintu ndi gukora nari ndyamye ahandi mu kavumo kanjye nyine kabisa mu meri se cyangwa wapi mu meri nyine
sinzi ahantu agiye, niba agiye hanze simbizi kabisa. Ngiye subiza ko mba ndi muri we izanjye, ibintu byazagara by'abamere ntabwo mba mbizi kabisa. Urabizi mba nivire street zanjye nyine nkahita nikromokera mu cyumba cyanjye kabisa. Nta kintu yigize ambwiraho. Bakubwira ibiki se kandi? Oya, ngiye mba ndi mu rugo nyine mvuye muri nozaza muri gahunda zanjye nyine mvuye kwigira ibiceri, ndaza nyine ubwo nkimenyereza ndi mu cyumba kabisa. Wapi via subizi ko ndi umwana mwiza ndi ndakemwa. Ibyo kuba bakubwira ko nitwara nabi byo wibitinda kuko nawe urabizi ko wabyaye umuhungu witonda. Izo zagara rero barimo bakubwira simba nziza arizo kabisa. Ubwo naba bajya muri bwo bakuneranye. Wapi kabisa ngewe ni ubu nyine nibereye mu cyumba cyanjye. Byo ngibyo byaho ngo bakuza nayo aya magambo rero simbazi kabisa. Ayo ni Babiloni mana bashaka kuzana ubuntu bw'ubushi hafi aho ngaho nyine. Oya imvugo se ndi kuvuga neza ariko ntarebe ngiye. Ahubwo saba mu kazi bimeze bite umusaza? Mva ndi no kubukene bya danje, umamagaye ndimo nshaka kukuvugisha. Ngande urebe nyine nimba hari uduceri wanagira kuri phone kabisa ndumva ameze nabi. Erega ibintu by'ibiryo ntabwo by'umuntu aba ashaka umusaza. Umuntu aba akeneye n'izindi boro ku ruhande, afata ikintu nyine urumva. Oya, njye nta kibazo na kimwe mfite muri quartier. N'abaturage bose barabizi. Aya no kuri kabisa bimeze neza umusaza. Urabizi ko Fabrice ni Fabrice wawe. Ibyo mpete bitwa Eric se? Eric se kandi mwamubwiwe nande kandi. Kandi inshuti yanjye ni ishimi yanjye nyine iri aho ngaho tu. Pa ni ibisazi kabisa. Ntago ari byo kuganira kuri phone. Nawe umamagaye zagara. Wasanga ari umumere wakuneje dore ko nawe bafite utuntu tw'udushi twa danje. Oya nese nyine nyeka ariko nsigaye mvuga nyine wabigenza gute? Arakaga ninjye numva abantu basaza bakunda kuvuga bagenzi bawe ngo byaye ikibazo arakirigatira. Ya birashoboka kabisa. Ntacyo nyine reka ndebe umumere nanjye hanze ndebe ko namwaka ibi cyo kurya kabisa ndumva nanameze nabi. Sawa nawe ndamubwira ko twanavuganye. Sawa. Umwana waduze amaze koroherwa noneho mva n'akasura kagarutse pe. Erega nawe ntabwo urya. Erega ntabwo mba nanga kurya gushaka ndarwaye. Ubu uri kumera neza. Ugomba kurya kugira ngo uzane imbaraga. Noneho ugomba kurya. Ibyo ma ahubwo ikintu mama nshaka. Tubashaka agasosi k'inyama gatogosheje. Wabuze iki? Gatogosheje. Udufaranga twose nakoreye muri iyi minsi nta kibazo ndadufata. Ngende ngugurira akanyama wongere umere neza. Erega mama ntukarware nuko. Rasusuze ko urabona wansigira nde mu by'ukuri. Iyo urwaye ukanga kujya kwivuza. Nimara kugushyingira mwana wanjye mbonye n'umwuzukuru. Ndashaka nzipfire. Nose ushaka gupfa abonye umwuzukuru umwe? None siko nabigenza n'ubundi mbona namugaye. Oya ntabyo kumva. Oya ugomba kuba ufite ahubwo niba ari zabukuru niba ari iki. Nose ma ne
uvuze iby'ubukwe ninjya gukora ubukwe ubwo ninde muntu uzambika ingofero si abantu bo kwambika ingofero wababura mwana ntabwo wababura naso wanyiriye wamwambika ingofero none se wanjye ndeka mwana ndeka akuse mama oya ase kubera iki buri gihe ndi kukubaza ibyo bintu utangira kwigira nk'umuntu urwaye so jya undeka ndirwariye ndeka mbanze nkire ninkira neza uzabimbaza ndirwariye rwose wongera harari mama ibyo ngibyo byihorera kuko wanyweye imiti se ubaye icyaka kanya ese wongera harambye rwose kubera ko mbikubajije ntukambaze so kubera icyo ariko ntamukubaza nuse mama wambye wenyine wanjye umbabarira ngaho kubu nzamurira wasanga naravutse nk'uko Yesu yavutse ubu nzamurira watewe inda n'umwuka wera se we mama tujye tworoshya ibintu mba ndi kukubaza kandi wa mwana we mama ushaka kuzantondagira ukantondagire wa mwana umva umenya ko ndi nyoko nakubyaye ariko mama ntabwo mbiyobewe kuri mama wanjye rwose mbabara niyumbashije so mu nda hararya kubera iki se ntabwo mba nshaka kwibuka ibya so yumbabarira mba mbishaka pe wenda sinzi reka nzaba nzi musare kukurya cyane muzanire cya kinini yego ngaho mbabarira ma erega nanjye mba nshaka nyine kumva ukuntu bizagenda gute ma nzakora ubukwe hasi ubundi ingofero yambitse undi muntu byagutwarira gusa ndandi papa hari kubera iki yakumariye iki cyatuma umwambika ingofero ukamwambika ikamba ry'ababyeyi ko yagukoreye iki burira ntukanzamurira isukari mama reka tubyihorere nta kibazo sibyo reka tubyihorere nuzanira amaso ariko mama wumisha ibintu uwo nyumba se